Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimwiyimbire abigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'imbwija n'ikinyabutongo, mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko, ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ngibyo ibyo mwagombaga gutunganya mutirengagije n'ibindi. Mwabayobozi bahumye mwe, muminina umubu ariko mukamira bungura ingamiye. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe musukura inkongoro n'imbehe inyuma gusa, naho imbere huzuye ubwambuzi n'ingeso mbi. Umufarisayo w'impumyi, banza usukure inkongoro imbere n'inyuma, habonereho kuba hasukuye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo.